With rampant availability of internet pornography, sexual addiction has become national epidemics that affect up to 10% of Christians. Kubera ikwirakwira ry'amashusho y'urukoza soni kuri internet, ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi cyabaye icyorezo cy'igihugu ndetse kigira ingaruka ku bakristo basaga 10%. Divesting as any drugs habit, it being health back and despair to those benshi. Ibindi biyobyabwenge byose, iki ni ikibazo gihungabanya imitima kandi kikagira ingaruka zikomeye kuko cyamaze kwibasira. Ibiyobyabwenge, ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi ni ikibazo kigira ingaruka kuko cyamaze kwibasira ndetse kikavuna imitima ya benshi mu cyamaze kwataka. There is help for men and women caught in sexual addiction downward spiral. Hari ubufasha, hari ibyiringiro ku basore, abagabo, abakobwa n'abagore bamaze gufatwa n'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi kibajyana hasi. This book offers a path that leads beyond compulsive thought and behavior to healing and transformation. Igitabo kiguhereza intekerezo ziri ku rwego rwo hejuru cyane ndetse zikakwerekeza mu nzira zo gukira no guhinduka ukaba umuntu usanzwe ndetse muzima. Safe to shame of sexual addiction without minimizing its sinfulness. Ubwo bweruye ikimwaro cyo kuba imbata y'ubusambanyi ndetse kikavuga ukuntu ari icyaha gikomeye cyane. Macreza traced the root of the problem, discussed the pattern and impact, and maps out a biblical approach to self-control and sexual integrity. Macreza n'umwanditsi w'iki gitabo yaciye akarongo ku muzi nkomoko w'iki kibazo, avuga uburyo cyata ku muntu, ingaruka zacyo, ndetse agaragaza mu buryo bweruye icyo Bibiliya ivuga ku buryo kwigenzura ku bigendanye n'inyifato ikwiriye mu by'imibonano mpuzabitsina. Ese Bibiliya ivuga iki kuri iyi ngingo? As retitled Faithful and Truth, this revision includes all new sections that deal with sexual addiction in church. Igitabo cye cyavuguruye cyitwaga Faith and Truth cyangwa se kwizera no kuri, yakoze amavugurura mu ngingo nshya aho yongereyemo izivuga ku bigendanye n'ububata bw'ubusambanyi mu itorero. Other important changes that reflect cultural trends, contemporary research, and place greater emphasis on spiritual growth. Abo nyine yanavuzemo uburyo ki hari izindi mpinduka z'ingenzi ziba mu mico y'abantu, ubushakashatsi bugenda buvuka, by'umwihariko agenda avuga ingaruka ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi kigira ku mikurire y'umukristo mu by'umwuka. This book also addresses the unique needs and the issue of female addicts. Iki gitabo mu by'ukuri kinavuga mu buryo bw'umwihariko ikibazo cy'abagore bamaze kwatakwa n'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi. Know someone with sexual addiction or struggle yourself. Healing wounds of sexual addiction points the way to understand wholeness and wholeness. Ubaye uhangana n'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi cyangwa hari uwawe uzi ufite iki kibazo, iki gitabo Healing Wounds of Sexual Addiction cyangwa se gukiza ibikomere biterwa n'ububata bw'ubusambanyi kivuga mu buryo bwa nyabwo ko wabasha kumva uko wabasha kwera ndetse no gutungana rwose kugira na communication yawe n'Imana. Akureza hold PhD in religion physiology from University of Iowa and MDR from Princeton. Reza PhD mu by'iyobokamana ry'imitekerereze mu navana muri University ya Iowa. Uyu niwe umwanditsi w'iki gitabo ndetse ikindi akaba bivugwa ko ari umwanditsi mpuzamahanga wanditse igitabo kirimo Talking to Your Kids About Sex. Yanditse igitabo kivuga kubwira abana bawe ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina hakiri kare, ndetse akaba yarashinze minisiteri we n'umugore witwa Dore yitwa Faithful and Truth Ministry. Akaba ari minisiteri ishinzwe kugira inama amakupure yahuye n'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Umurongo w'Ukuri. Nguhaye ikaze ku gitabo gishya cyitwa Healing Wounds of Sexual Addiction, gukiza ibikomere biterwa n'ububata bw'ubusambanyi, ariko uyu munsi tuyibanda kuri bareba mu itorero. Kwa subscribe ni utarayikora. There is a hope. Once there was a young pastor who became a full-time individual, marriage and family counselor. Haracyari ibyiringiro. Rimwe hariho umupasiteri mutoya yakoraga inshingano ze umunsi wose. Yari yubatse kandi yari umujyanama w'imiryango. His wife and 3 children lived in nice suburban neighborhood
uwo mupasiteri we ubwe, umugore we n'abana be batatu bari babanye neza mu gace bita Saba. The family had many friends and liked the way they live. Umuryango wabo wari ufite inshuti nyinshi kandi wari ukunze wari utuye. In addition to counseling, this pastor was an independent preacher at local church, taught a course at the local Christian college, and served on board of school. Byongera ku mirimo y'ubujyanama, uyu mupasiteri rero umwigisha wungirije ku itorero yari hafi aho, akaba ari n'umwarimu muri koleji ya gikritso, ari naho yari muri bodi y'ikigo. A popular community. He spoke for various groups and was fluent in travel and radio and television. Yari umugabo uzi kuvuga ndetse uzi gusabana, ufite ibicengeramatwara, yatumiwe kenshi mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo. He also enjoyed volunteering at hospice. Ikindi yakunda gukora imirimo y'ubuvolontaire mu byo bita hospice. Hospice ni imirimo yo kujya gusengera cyangwa se kugira inama abantu bari mu minsi yabo ya nyuma, barwariye mu bitaro ariko bigaragara ko bagiye gupfa bari mu minsi yabo ya nyuma. Uyu mupasiteri yakunda kubikoraho cyane. All in all, the pastor was well liked and respected by community, and men turned to him for support, advice and encouragement. Muri ibyo byose pasiteri yarakunzwe cyane ndetse yubashywe muri sosiyete yaratuyemo. Benshi bamuganaga bamushakaho ubufasha, inama ndetse n'inkomezi. However, this pastor was also sex addict. Nyamara uyu mupasiteri nawe yari imbata y'ubusambanyi. He had masturbated excessively since college. Uyu mupasiteri yari ikinishije cyane ubwo mu mashuri yisumbuye. In graduate school, he began visiting ex-ref bookstore and message parlor. Ubwo yari mu mashuri ya za kaminuza, yatangiye kujya asura amaguriro y'ibitabo byerekana iby'imibonano mpuzabitsina ndetse byigisha n'ibitabo mu by'ukuri biba bimeze nka porunogarafi, ndetse akajya mu nzu za massage. Parlor message ni n'amazu abantu bakoramo massage ariko mu by'ukuri haba harimo n'abantu bigurisha. Uyu mupasiteri yakomeza kujya asoma ibitabo by'imibonano mpuzabitsina ndetse ajya mu kugura indaya muri za massage, a habit that continued into his professional career. Iyi nyifato yarakomeje no mu gihe cye cy'akazi ari pasiteri. Although he was afraid he would be caught and publicly humiliated, he could not stop practicing his sexual addiction. Nubwo uyu mupasiteri yahoraga afite ubwoba ko umunsi azafatwa ndetse agasererezwa agaseba mu maso ya rubanda, ntabwo yashoboraga guhagarika iyi nyifato y'ubusambanyi. Yakomeje kumubata. Needless to say, his marriage, which on the surface appeared loving and stable, was very troubling. Bidatunguranye urugo rwe cyangwa se urushako rwe, nubwo byagaraga amaso y'abantu ko bakundanye ndetse babanye neza, ariko rwari mu bibazo. He and his wife were so busy with family and career, they had little time for each other. We n'umugore we bari bahuze cyane, bitaho ku kazi ndetse n'umuryango ku buryo batagiraga umwanya uhagije wo kwitanaho. Lacking skills in intimacy and believing his wife didn't really love him, the pastor found himself justifying finding woman who could. Kubura umwanya ndetse no kwitanaho, kwerekana urukundo, perfection y'urukundo, byatumaga uyu mupasiteri yibwira ko mu by'ukuri umugore batamukunda, akumva ko akwiye kwishakira ubutabera, areba undi mugore mu by'ukuri wamuha urukundo n'urugo rwe. When several hard-earning and vulnerable women in his pastoral practice looked for help, he initiated sex with them. Abagore benshi bababaye kandi b'abanyantege nke bamusanga mu mirimo ngo abagira inama ndetse abunge, ariko mu by'ukuri bikarangira basambanyije. He confused sex with love and he believed he really cared for the women, never realizing how much he was hurting them. Uyu mupasiteri yahoraga yitiranya urukundo n'imibonano mpuzabitsina, yibwiraga mu mutima we ko yita ku bagore, ntiyigeze amenya ukuntu yababazaga benshi muri bo. The pastor was tormented by self-doubt. Uyu mupasiteri yari afite ihungabana rikomeye yo kwishidikanyaho. He didn't like himself very much and he wondered how these women could attract
to someone like him. Uyu mupasiteri ntabwo yikundaga bihagije, yahoraga yibaza impamvu abagore beza nkawe bashobora gukunda umugabo nkawe. Time again he vowed to end the affair, and time again he fell into sin. Buri munsi yahoraga afata icyemezo cyo kureka ubusambanyi, ariko buri munsi yarasambanaga yavuga mu cyaha. Eventually, a college found out she was not the affair, and the pastor was fired from his council and baptized. Kera kabaye umwe mu bapasiteri bakoranaga yaje kumufata arimo asambana. Uyu mupasiteri yaje guhagarika mu nshingano ze z'ubujyanama. Having disappointed the college and several other confessed the pastor. Wa mupasiteri wamufasha babaye kandi atenguswe cyane, we na bagenzi be bicaje wa mupasiteri bamugira inama ubundi bamusezerera mu nshingano. One doctor and recovering alcoholic said the pastor. Umwe mu badokiteri nawe wakize ikibazo cy'ububata bw'inzoga yavugishije umupasiteri. Your behavior with sex seemed like mine with alcoholic. Inyifato yawe ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina imeze nk'iyanjye ku biyobyabwenge. You are out of control. Nawe wananiwe kwigenzura, wananiwe kwifata. Why don't you let us find you some help? Kubera icyo utareka tukagushakira umufasha. The doctor hugged the pastor, and the doctor knew the pain of uncontrollable behavior. Uyu mudokiteri yahobeye umupasiteri kubera ko yari azi uburibwe n'ububabare umuntu agira iyo yananiwe kwigenzura no kwikontorora. Through shock and afraid, the pastor was also tired of his double life, tired enough not to resist the effort to find help. Uyu mupasiteri nawe yumva ababaye kandi afite ubwoba, nawe yumva agarushye arambiwe ubuzima bubiri kugira amashusho abiri atandukanye, ndetse yumva arambiwe kutagira imbaraga zo kwigenzura ubwe. Several days later, he entered sexual addiction unit at Dore Health Center. Mu minsi mike yakurikiyeho uyu mupasiteri yihuje cyangwa se yasanze groupe club y'ababashwe n'ubusambanyi yitwa Dore ku kigo cy'ubuzima Health Center. In the month that followed, the pastor discovered the pain and joy of healing. Mu mezi make yakurikiyeho uyu mupasiteri yatangiye kuvumbura cyangwa se kwigobotora uburibwe no kuvumbura umunezero uva mu gukira. It was a process filled with upsetting childhood memories. Bari urugendo rwuzuyemo kongera kugarura inzibutso zitari nziza ariko mu by'ukuri no kwemera amakosa yakozwe mu bwana. Guilt of his behavior, ndetse no kwemera ikimwaro cy'imyifato ye mbi. Anguish over abuse the perpetrator on the others, ndetse no kwemera kwirengera ingaruka z'ibyo yateje. His addiction has cost him great deal. Ububata bwe bwamutwaye byinshi, benshi bamutwaye mu nkiko baramurega biramuhinda cyane. He will never cancel on peace from people again. Ntabwo yashobora kuzongera kuba umujyanama cyangwa kwigisha mu itorero ukundi. Several of his friends from him, benshi bamuganaga bamujyanye mu nkiko baramurega. Some looked at him with behavior with hatred and then benshi bamurebaga nk'umuntu w'umugome, bamurebana mu ishusho y'urwango, ndetse mu icyubahiro bamugombaga ntibongera kukimuha. But the process was also filled with the joy of being honest. Ariko we mu rugendo rwe yari ari mu rugendo rwuzuyemo kuba inyangamugayo no kwibwiza ukuri, of new life and restored relationship with his wife and friend. Ubuzima bushya bwo gukira bwatumye umubano we n'umuryango we n'umugore we ndetse n'inshuti wongera kugaruka. He began to discover the peace of healing, and he decided he would not trade it for trade. Yatangiye kumva amahoro, umunezero wo mu gukira, afata icyemezo ko mu by'ukuri uwo munezero atazabura kuwukomeza bari mu isi. Saved at the age of 16 and less than 10 years before he found healing.
uyu mupasiteri yakijijwe ku myaka 16. Bitwara imyaka 10 nyuma y'aho ashyizwe mu nshingano z'ubupasiteri atarakira mu by'ukuri imbata y'ubusambanyi. This pastor always feel a worth of God for forgiveness. Uyu mupasiteri buri munsi yumvaga adakwiriye imbabazi z'Imana. Although he knew admired by others, he felt they would hate him if they knew the truth. Nubwo benshi bamwishimiraga bakamufata nk'icyitegererezo bakamukunda, we yahoraga afite ubwoba, yumvaga ko umunsi umwe nibamenye ukuri bazamwanga. Only by embracing honesty and understanding and taking transformation journey away from sexual addiction, did the true come to know God, redemption and restoration. Byonyine kwemera ikimwaro mu buryo bw'ukuri, kwakira inzira nshya yo gutangira impinduka imuvana mu bata bw'ubusambanyi, nibyo byatumye yumva amenya Imana by'ukuri, yumva batuye kandi asubiye mu buzima bwe busanzwe butarimo ubusambanyi. Sex addicts like pastor commit secret sin. Imbata z'ubusambanyi kimwe n'abapasiteri bakora iki cyaha, bakora icyaha kibanga, a secret sin. It is so simple that almost all are too ashamed to talk about. Iki cyaha ni icyaha kibanga ku buryo benshi muri twe tugira ikimwaro n'isoni yo kukivugaho. Yet they sin profound violation of God's laws, threaten our culture and the core of Christian church. Nyamara iki cyaha cyica mu buryo bukomeye amategeko y'Uwiteka kandi cyangiza imigenzo n'umuco wacu gakondo, by'umwihariko gisenya itorero. The sin of sexual addiction grow from seed planted in childhood, and symptoms may go unaffected years. The sacred sin of sexual addiction grows from seed planted in childhood, and symptoms may go undetected for years. Iki cyaha kibanga cyo kuba imbata y'ubusambanyi kiba gikura kimeze nk'urubuto ritewe kuva mu bwana. Ibimenyetso byarwo bishobora gutwara imyaka myinshi bitaraboneka. Gusa in adolescence, the indication of disease may be confused with normal sexual development. Mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ibimenyetso by'iki kibazo bishobora kwitiranwa n'imikurire isanzwe y'umubiri. In the adulthood, the disease grow progressively worse. Ultimately, if untreated, the victim will die. Mu gihe umuntu amaze gukura, iyi ndwara ikura mu buryo bwihuse kandi bubi, yititaweho mu ngaruka zayo harimo n'urupfu. The secret sin is addictive disease that has existed since the beginning of times. Yet for centuries it has been misnamed, mistreated, ignored, or completely undiagnosed. Iki cyaha kibanga, cyaha cy'ububata bw'ubusambanyi cyagaragaye mu myaka myinshi yo hambere. Ibinyejana byinshi ntikigeze gihabwa izina, nticyitayeho, cyarirengagijwe, ndetse rwose mu buryo bw'izina cyakozweho. Even flu, it has killed, humiliated, and wounded countless people. Some still believe it doesn't exist. Nyamara mu by'ukuri iki kibazo cy'ububata bw'ubusambanyi kishe benshi, cyambura benshi mu muntu, kibabaza ndetse gikomeretsa imitima ya benshi. Ariko ikibazo, hari abantu benshi n'uyu munsi batazi ko ari icyorezo, ari indwara. Those who suffer from sexual addiction have been laughed at, scorned, and persecuted. Abo bose bahuye n'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi barasetswe, bateshwa agaciro kandi bacirwa imanza mbi. Too consumed by shame to ask for help, they have been confined to live loneliness and isolation. Kugira ikimwaro cyo gusaba umufasha. Benshi mu bafite ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi bagira isoni n'ipfunwe yo kuba basaba ubufasha, kuba basaba inama. Ibi bigatuma bahitamo kuba bonyine ndetse bakaba mu bwigunge. Only recent have we recognized the secret sin as disease and offered treatment to its suffer. Bake bonyine babashe kumenya ko iki cyaha kibanga ari indwara, kibasha kwitabwaho, kirakira. Christians are not exempted from this disease. Ntabwo abakristo bafite urukingo kuri iyi ndwara.
Experts speculate up to 10% of total Christian population in USA is sexual addicted. Inzobere zivuga ko abasaga 10% by'abakristo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari imbata z'ubusambanyi. If true, this means that in the congregation of 5,000 members, 50 are sex addicts. Ibi bibaye ari ukuri yaba bisobanuye ko mu iteraniro ry'abantu 50 abasaga 50 yabisobanuye ko mu iteraniro ry'abantu 500 abasaga 50 ari imbata z'ubusambanyi, and this percentage may be increasing, ndetse imibare ishobora kuba yiyongera kurutaho. In one study, 2/3 of all Christian men admitted to struggling with pornography. Ubushakashatsi bumwe bwagaragaje ko abagabo 2 kuri 3 b'abakristo byasanzwe ko bareba amashusho y'urukozasoni bizwi nka pornography. In other study, 40% of pastors surveyed confessed to looking pornography. Mu bundi bushakashatsi bwakozwe ku bapasiteri bavuga ko abasaga 40% mu bapasiteri nabo bemeje ko bareba amashusho y'urukozasoni ibizwi nka pornography. Although these findings do not indicate respondents are full addicted, it is tragic that the percentage of those interacting with pornography are higher now than just a few years ago. Iyi mibare iterekana mu by'ukuri mu buryo bwuzuye ko aba bakora ubushakashatsi bamaze kuba imbata byuzuye z'ubusambanyi, ariko iyi mibare iteye ubwoba iragaragaza yuko abantu bareba amashusho y'urukozasoni pornography ari hejuru cyane mu myaka mike itambutse ugereranije, ari hejuru cyane muri kino gihe ugereranije n'imyaka mikeya itambutse. This is due to in large part of availability of pornography on internet. Bigirwamo uruhare rukomeye n'iboneka ry'amashusho y'urukozasoni kuri internet. Christians who struggle face read the Bible consistently, consult country's pastor, but they still can't stop. Abakristo bisanze mu kibazo cy'ububata bw'ubusambanyi, bamwe muri bo basenga cyane bihoraho, basoma ibyanditswe byera, bagishije inama abapasiteri benshi batabarika, ariko ibi byaranze ntibashobora guhagarika gusambana no kuba imbata y'ubusambanyi. Discouraged, many leave the church. Bamwe bamaze kwiyanga, barangije basohoka mu itorero. Sexual sin is not new news to church. Ntabwo icyaha cy'ubusambanyi ari amakuru mashya ku itorero. Voice among us have consistently protested this immoral and called repentance. Benshi muri twe twumvikanye twamaganiye imico mibi y'ubusambanyi, duhamagarira benshi kwihana. Yet sexual sin remains difficult topic to talk about. Nyamara ingingo y'ubusambanyi n'icyaha cy'ubusambanyi biracyari ingingo igoye kuyiganiraho mu itorero. When one of us commits sexual sin, the rest of us are shocked and embarrassed by apparent hypocrisy and massive failure of faith. Iyo umwe muri twebwe yihanye icyaha cy'ubusambanyi, benshi muri twe dutunguwe, twumva dufite ikimwaro, dutangira kumushinja ubuyirayira ndetse no gutsindwa gukomeye mu byo kwizera. In response, we turn inward to our own shame, fear and confusion and try to keep the situation as quiet as possible. Ibi byatumye benshi muri twe duhitamo kwigumanira ikimwaro cyacu, ubwoba kwacu, kwishidikanyaho kwacu, ndetse dukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bibange ku rwego rwose rushoboka hatagira ubimenya. It's time to bring problem of sexual sin into arena of public disclosure in the Christian community. Igihe kirageze kugira ngo ikibazo cy'ubusambanyi kiri ingengo iganirwaho mu muryango mugari wa gikristo. The church can no longer ignore sexual addiction or pretend it exists only out there. Ntabwo itorero ryakomeza kwijijisha ngo ryigire nk'aho ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi budahari, cyangwa ryigire nk'aho iki kibazo kiri hanze gusa ngo badakijijwe. For it blood both our family and the congregation. Nyamara iki ni ikibazo kirimo kirangiza imiryango yacu ndetse n'iteraniro n'itorero ryacu muri rusange. So sexual addiction is my attempt to examine and address the issue of sexual addiction
among Christian. Gukiza ibikomere biterwa n'ububata bw'ubusambanyi nicyo gitekerezo n'ingingo yanjye uyu munsi, kugira ngo ngaragaze mu by'ukuri iki kibazo ko atari ingingo yo kwihanganirwa, bityo ububata si ingingo yo kwihanganirwa mu bakristo. We will expose the sacred sin in the light of gospel and our best physiology understanding. Turaza gufata ikibazo kibanga cyangwa se ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi tukimurikira umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tunifashisha ubumenyi n'imyumvire mu bigendanye n'imitekerereze ya muntu. You may think you don't know any sex addict. Ushobora gutekereza ko utazi imbata y'ubusambanyi. Sex addicts, however, do not fit the popular stereotype. Mu by'ukuri nubwo ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi kitari ingingo yumvwaho n'abantu bose mu buryo bumwe, they are otherwise gentile and kind. They are deeply for others. Hari abakristo bamwe b'abana beza b'imico myiza ndetse bita ku bandi by'umwihariko. Fellow church member, they appear to be either Christian. Abakristo bamwe rwose bagaragara nk'abakristo beza, but a secret side of them does evil and harmful things, sexual things, some of them too horrible to fully describe. Nyamara uruhande rwabo rw'ibanga ni rubi ndetse ni rubi cyane. Bakora iby'ubusambanyi ku buryo bamwe basambana ku rwego ruri hejuru biteye ubwoba no kubisobanura. Their sexual activity is uncontrollable and they can't stop. They are addicted. Urwego rwabo rw'ubusambanyi ntirugenzurwa, ntibashobora guhagarika kubera ko they are addicted, babaye imbata. But there is a hope. In the classic book Out of Shadow, Dr. Pasteur recognized that out of control sexual behavior resembles the behavior of alcoholic, and that many people are addicted to sex. Nyamara ariko hari ibyiringiro. Mu gitabo cya kera cyitwa mu gicucu cyanditswe na Dr. Pasteur yavuze yuko kubura kwigenzura mu bigendanye mpuzabitsina bimeze neza no kubura kwigenzura mu biyobyabwenge. Uzabona benshi abasinzi benshi bagambira kureka inzoga ariko ntibikunde kubera ko bucya mu gitondo bongera bakayinywa. Rero abasinzi benshi ibimenyetso byabo bihura neza n'iby'amazu y'amata y'ubusambanyi. Canals apply the same kind of treatment to sexual addiction that have been keeping alcoholics sober for 50 years. Uyu Dr. Pasteur yifashisha uburyo bwifashishijwe mu gukiza imbata z'ibiyobyabwenge, abwifashisha mu gukiza imbata z'ubusambanyi mu myaka 50 itandukanye. Because of work of kindness and other, thousands of sex addicts have stopped committing sexual sin. Kubera iki gisubizo cy'uyu mudokiteri ndetse n'abandi bamwe bamufashije byatumye ibihumbi byinshi by'abakristo ndetse n'abari bamaze kuba imbata z'ubusambanyi bahagarika imyifato yabo mbi. They are achieving sexual sobriety, or what Christian might refer to as sexual purity. Abantu bamaze kugira ubwigenge bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se ibyo abakristo bita imibonano ifite isuku cyangwa se yejejwe. There is a hope for church and many people in it who suffer secret and publicly from sexual sin. Hari ibyiringiro ku itorero n'abantu baririmo, cyane cyane bariya bose mu buryo bw'ibanga cyangwa buzwi bahuye n'ingaruka mbi z'ubusambanyi. There is a hope for spouse, family and friends. Hari ibyiringiro ku bashakanye, imiryango ndetse n'inshuti. There is a hope for countless thousands of people whose faith has been betrayed by sexual sin of pastor or other Christian leader. Ndetse hari ibyiringiro by'abakristo ibihumbi n'ibihumbi ukwizera kwabo bumvishe gucogojwe no kubona abapasiteri cyangwa abayobozi mu by'idini bafatana nk'ibyitegererezo bari mu bikorwa by'ubusambanyi. There is hope for victims of sex addicts. Ndetse hari ibyiringiro ku bantu b'inzirakarengane w'ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi abagizweho ingaruka nabyo. There is even hope for those who long ago left church whenever their sexual sin was met with judgment rather than hell. Ndetse hari ibyiringiro bikomeye kuri abo bantu bose basohotse mu itorero kubera ko icyaha cyabo cy'ubusambanyi
cyaciriwe urubanza kugira ngo gihabwe ubufasha kigirwe inama. The story of Samaritan woman John 4 gives me hope. Inkuru y'umusamariyakazi mu Yohana ibice 4 yambaye ibyiringiro. Married 5 times and currently living with a man who is not her husband. Uyu musamariyakazi yari amaze gushakana n'abagabo 5 ndetse n'umugabo bari kumwe muri icyo gihe ntiyari umugabo we. She is amazed when Jesus offers her a sexual sin, the living water for salvation. Uyu mugore yatangajwe cyane kubona Kristo amuhereza amazi y'ubugingo akamugura n'ibyaha bye. After Jesus healed her, he does not go into her village to preach to respectable people. The adulterous woman does. Nyuma y'aho Kristo amukirije ntabwo yigeze ajyana nayo kumubwiriza abakristo cyangwa se abaturage b'i Samariya, ahubwo uyu mumarayakazi w'umugore niwe wagiye kubikora. She just entrusts the message of salvation to redeemed sexual sinner. Yesu Kristo yakoresheje imbaraga y'agakiza mu gucungura imbata y'ubusambanyi. Talk about Kristo yatambukije ubutumwa bw'agakiza binyuze mu gucungura umusambanyi. N'ayandi magambo, Kristo abasha gukiza imbata y'ubusambanyi ubundi akayituma ikajya kumuvugira. Finally, I know there is hope because I'm recovering from sexual addiction. Dr. Makreza akomeza avuga ngo nyuma na nyuma nzi neza ko hari ibyiringiro kubera yuko nawe ubwe yakize ikibazo cy'ububata bw'ubusambanyi. I no longer say I'm sexual addict. Ntabwo nkivuga yuko nkiri imbata y'ubusambanyi. Many characteristics describe me. Ingingo nyinshi zinsobanura. Committed Christian, ndi umukristo wafashe icyemezo. Husband, father, counselor, teacher and writer. Ni umukristo wafashe icyemezo. Ni umugabo ndetse ni papa w'abana, umujyanama, umwarimu ndetse umwanditsi. I'm also the young pastor described at the beginning of this introduction. Ndetse Dr. Makreza niwe mu pastor muto yavuze mu ntangiriro y'iyi nkuru. My sexual sin damaged many people, betrayed the trust of others, and brought painful consequences to me. Ikibazo cy'ububata bwanjye bw'ubusambanyi cyangije abantu benshi, cyatengushye kwizera kwa benshi, ndetse cyazanye ingaruka z'uburibwe kuri njye. Like Samaritan woman, I saw her stored at the well in the heart of the day. Kimwe nk'umugore w'umusamariya, nanjye nahagaze ku iriba ku manywa y'ihangu numva ntegereje rwose. Full of shame, lonely, afraid and too proud to ask for help. Numvaga mfite ikimwaro, ndi jyenyine kandi mfite ubwoba, ariko ntewe ishema no gusaba ubufasha. God found me there. Aho niho Imana yansanze. Through the help of many others. Muri ibyo ngibyo niho nanjye nabashe gukiza no kuba nabasha gufasha abandi. I'm learning the peace of being recovered. Ndi kwishimira, ni kumenya byuzuye amahoro yo gukira no kwigobotora. Ingoyi mbi yo kumva yo kuba nahoze n'imbata y'ubusambanyi. It's because of my own pain and desperation that I reach out to help other affairs. Kubera uburibwe n'agahinda n'ubwigunge nanyuzemo nibyo byatumye nanjye uyu munsi mfata icyemezo cyo gufasha abandi. I pray this book will show the way of living warfare. Only God can go. I pray this book will show you the way to the living water. Only God can offer. Ndagusengera kugira ngo iki gitabo kikwereke inzira kujyana ku mazi y'ubugingo, kandi ayo mazi ni Imana yonyine yatanga. Kandi mu gice gitaha tuzaganira ese sexual addiction ni iki, imbata y'ubusambanyi ni iki, tuzasobanura ububata bw'ubusambanyi nk'icyaha, tuzabusobanura nk'ingeso, tuzanabusobanura nk'icyorezo. Tuziga mu buryo bwagutse uko umuntu noneho ashobora gukora urukuta rumutandukanya n'ububata bw'ubusambanyi. Mushimiye ko wabanye nanjye kuri YouTube channel yitwa Umurunga w'Ukuri. Nakwinginze muvandimwe mwiza, icyo tugamije ni ugufasha umuryango mugari. Nawe gira uruhare muri ubu butumwa, ukore subscribe, urabiza ukande ukazugera kumweru buri munsi ugireba video cyo twashyizeho. Ariko nakwinginze umenyesha abantu bawe, birashoboka ko waba uzi umuntu murahangana n'iki kibazo. Iki ni ikibazo cyiza cyane mu itorero, ubaye hari uwuzi, ndakwinginze
ntuherane aya makuru ahubwo mfashe gusangiza uyu muti benshi. Iki gitabo kigizwe n'inkuru nyinshi tugiye kugukurikirana, utwereka urukundo, utwereka ko ubyitayeho. Ikindi niba hagize bitinze urebe muri link y'iyi video, turakwereka ibindi bitabo byinshi dusoma n'ishuri biva ku Mana ku bigendanye na gehinomu, abasekuruza n'abahanuzi ndetse n'ibindi byigisho bitandukanye. Ndakwinginze mu kuri utwereka urukundo, ubane natwe, amahoro y'Uwiteka abane nawe, kandi murangane n'ikibazo tugufitiye ibisubizo byinshi. Shalom, shalom.